Mbaye ikaze kuri Karo TV show. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora imiti yo mu bimera nk'umworozi w'inkoko izagufasha guteza imbere ubworozi bwawe bw'inkoko wifashishije ibimera bitandukanye. Iyi miti yagufasha kuba wahangana n'ibibazo bimwe na bimwe bishobora kwataka ubworozi bwawe bw'inkoko, ariko nanone iyi miti ntabwo isimbura indi miti yose yo mu mafarumasi. Ni ukuvuga ngo iyi miti izunganira ubworozi bwawe bw'inkoko, ariko ntabwo iyi miti izatuma udakoresha indi miti yo ku mafarumasi ngo wumve ko iyi ngiyi izakemura ikibazo 100%, ariko izunganira iyo ku mafarumasi cyangwa se indi miti yose wajya kugura, bityo ubworozi bwawe burusheho kugenda neza. Cyane ko iyi miti yo mu bimera idahenze, kuko imiti wakwifashisha mu bworozi bwawe bw'inkoko ikomoka mu bimera, ikomoka ku bintu nyine biboneka hirya no hino kandi bidahenze. Urugero mu bimera bishobora kuba byavamo imiti ifasha inkoko zawe gukura neza, harimo nka tangawizi. Tangawizi buriya ni ikimera tugiye kurebera hamwe uburyo gifasha ubworozi bwawe bw'inkoko gutera imbere neza cyane. Turebera hamwe tungurusumu, buriya nayo irafasha cyane guteza imbere ubworozi bw'inkoko, ndetse n'igikakarubamba. Ibyo ni bimwe mu bimera bifasha ubworozi bw'inkoko kugenda neza. Yewe n'urusenda rusanzwe narwo hari ukuntu rufasha kuzamura ubworozi bwawe bw'inkoko no guhangana n'ibibazo bitandukanye. Buriya n'iyi miti dukoresha tujya kugura mu mafarumasi ngo tuvure inkoko zacu, nkuko batatubwira ibyo bayikoramo, ariko n'ubundi iyi miti nayo iba yakozwe mu bimera. N'ubundi nta bindi bintu bidasanzwe iyi miti iba yakozwemo, ahubwo ikorwa mu bimera ariko bakayitunganya neza, ubundi bakayituzanira. Niyo mpamvu rero buriya n'abanyarwanda ba kera bari bazi uburyo bivura, kandi ubuvuzi butaraza, ubuvuzi butera imbere butaraza, hari ukuntu nabo bivuraga kandi ibintu bikagenda neza. Rero ubwo bwenge cyangwa se ubwo buryo bakoreshaga imiti yo mu bimera ntaho bwagiye, n'ubundi n'iterambere ryaje batwereka ko bazanye imiti idasanzwe, ariko n'ubundi ni mu bimera baba bayikuye, ahubwo icyo baturusha ni ukuyitunganya nyine no kuyifungira mu macupa, ubundi tukajya kuyishyura amafaranga menshi. Ariko buriya ibimera hari ukuntu nawe ushobora kuba wabibyaza umusaruro neza cyane, mu buryo ngiye kubabwira. Hano ni kuri Karo TV show. Niba utarakora subscribe, uyu mwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like, nabahaye ikaze. Mu bimera rero tumaze kurebera hamwe byifashishwa mu bworozi bw'inkoko mu kuba byavura indwara zitandukanye. Twarebeye hamwe tangawizi, turebera hamwe tungurusumu, igikakarubamba. Reka turebe akamaro kabyo n'uburyo bikoreshwa. Urugero nka tangawizi ituma amaraso atembera neza, ituma amaraso mu mibiri y'inkoko atembera neza, zikagira ubuzima bwiza, ndetse ikagabanya n'uburyo inkoko zishobora kuba zacika intege. Tangawizi ni ukuvuga ngo nyine yewe no ku bantu igira akamaro kadasanzwe, kuko tangawizi nyine ni ikintu cyongera ubushyuhe cyangwa se kikaregera ubushyuhe bw'imibiri, ku buryo umuntu aba ameze neza, nyine amaraso agatembera neza cyane. Ikindi, tungurusumu nayo ikaba ifite akamaro ko kuba yahangana na mikrobe zifata mu mara y'inkoko. Tungurusumu nayo yifitemo ubushobozi bwo kuba yahangana na mikrobe zimwe na zimwe zataka imibiri y'inkoko, cyane cyane nko mu mara, bityo ugasanga tungurusumu niba inkoko ziyikoresha yazifashije nyine kuba zahangana n'udukoko two mu mara. Ibi rero ni ibintu by'ingenzi, ndetse turi kurebera hamwe n'igikakarubamba. Ibi bintu rero uburyo bikoreshwa, urugero nko kuri tungurusumu ushobora kuyifata ugakatamo uduce nyine, ukayitonura neza, ugakuraho uruhu rw'inyuma, ubundi ukayikatamo uduce twinshi cyane, warangiza ukayishyira mu mazi nka litiro imwe cyangwa se litiro 10, bitewe nuko inkoko zawe zingana. Warangiza ubundi ukabitereka mu mazi y'akazuyazi, ni ukuvuga ngo amazi yashyushye, ariko ubongera ukayatereka akabanza yagabanya ubushyuhe, ni ukuvuga ngo niyo mazi y'akazuyazi. Warangiza ugashyiramo tungurusumu, ubundi igafasha inkoko zawe nyine mu kuba zahangana na twa mikrobe two mu nda dushobora kuba twafata amara y'inkoko. Yes, iyi ni tungurusumu. Hanyuma tangawizi rero nayo nta kundi ni ukuyifata ugakatamo uduce, nayo ukayishyira mu mazi y'akazuyazi, ubundi igahita ifasha inkoko zawe kuba amaraso y'imibiri yatembera neza, ubundi zikabaho ubuzima bwiza cyane. Hanyuma tugiye kurebera hamwe ikintu bita igikakarubamba. Igikakarubamba nacyo kigira akamaro kadasanzwe mu bworozi bw'inkoko.
kandi nacyo uburyo gitegurwa ntabwo ari ibintu bigoye cyangwa se bisaba process nyinshi cyane zidasanzwe. Igikakarubamba ni ukugifata ugakuraho uruhu rw'inyuma cyangwa se ukamera nkaho ugitonoye. Mu zindi video ziri imbere nimutwereka ko izi ngizi mwayishimiye cyangwa se iyi video mwayishimiye, mukora like, mukora subscribe, tukabona ko iyi video mwayishimiye, tugenda tubikora byose tubibereka uko izo process zose zikorwa, uburyo bakata iyo tungurusumu, ariko nubwo nawe wabyikorera, ariko niba nabyo ubyifuza ubundi mu zindi video ziri imbere tugenda nabyo tubibereka uburyo bakata iyo tangawizi, uburyo igikakarubamba gitegurwa cyangwa se iyo tungurusumu, nabyo tugenda tubikora mu buryo buri pratique. Ariko ndashaka kugira ngo uyu munsi mutangire nyine mumenye ko ibi bintu bibaho kandi ibi bintu bifasha aborozi benshi kuba babikora neza cyane. Hanyuma rero twari tugeze ku gikakarubamba, ukuraho umubiri w'inyuma cyangwa se iriya kava y'inyuma, urabona nkuko ukibona ku mashusho, ukuraho uyu mubiri w'inyuma hagasigara igice cy'imbere cy'umweru, warangiza ukayishyira nacyo mu mazi y'akazuyazi. Ikira mu mazi y'akazuyazi warangiza ukayagaburira inkoko zawe. Ariko ibi bintu byose bisaba icyitonderwa, kuko iyo utabikoresheje neza cyangwa se ku kigero gikwiriye, buriya nabyo bishobora kuba byagira ingaruka. Urugero nk'igikakarubamba gishobora kuba cyatuma inkoko zigira ikibazo cyo gucibwamo. Ikibazo cyo gucibwamo sinzi niba muri kubisobanukirwa neza, ariko ni igihe ibiryo biba bitaziguye neza. Mu gihe wazihaye ino tangawizi iki gikakarubamba, ushobora kuba zagira icyo kibazo cyo gucibwamo cyangwa se ibiryo wazihaye ntibizigwe neza. Iyo wazihaye ino gikakarubamba ku kigero cyo hejuru cyangwa se kuri quantité yo hejuru cyane, niyo mpamvu ukwiriye kumenya izo quantité zose ugomba gukoresha kugira ngo wirinde ko wazakoresha doze nini cyane bikagira ingaruka ku mibiri yazo. Hanyuma niba ukeneye izo quantity ugomba gukoresha, nabyo ni ibintu ubundi uzajya ugenda utubwira kugira ngo tumenye uko ibiganiro muri kubyakira. Dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo tujye turushaho kubategurira n'ibindi biganiro byinshi kandi byiza hano kuri Caro TV Show. Niyo mpamvu dukeneye reaction zanyu. Niba urebye video ukwiriye gukora like, ugakora subscribe, ubundi ukatubwira igitekerezo cyawe uko nawe ubyumva, ibyo wumva twahindura, bityo mu zindi video ziri imbere tukagenda tubazanira ibisubizo bya buri bibazo byose mufite, bityo ibintu bikarusha kumera neza, namwe mukarusha kugira ubumenyi buhagije bwo kuba mwateza imbere ubworozi bwanyu neza cyane. Yego, igikakarubamba rero ku bantu batakizi muzajya mugenda mukibona ahangaha ku mafoto, muzajya mugenda mukibona ku mafoto uburyo kimeze, kuko iki gikakarubamba kivamo imiti myinshi cyane itandukanye. Yewe no ku bantu igikakarubamba kigira imiti myinshi cyane bikorwamo, bityo ugasanga abantu bagize ubuzima bwiza ndetse n'inkoko, kuko imiti dukoresha akenshi ituruka mu bimera, nuko icyo abayikora baturusha nyine ari ukuyitunganya neza, akayifungira mu macupa, ubundi tukajya kwishyura amafaranga. Ariko ubundi ibi bimera buriya natwe dukwiriye kumenya kubibyaza umusaruro, kuko nibyo biba birimo iyo miti yose tujya kugura. Igikakarubamba rero nacyo kikaba gifite ubushobozi bwo kurwanya mikorobe n'amavirusi ndetse no kuzamura ubudahangarwa bw'imibiri y'inkoko. Inkoko zikaba ubuzima bwiza nyine buzirinda kurwaragurika cyane, ibintu byo kurwara bikagabanuka, ubworozi bwawe bukagenda neza cyane. Ikindi, igikakarubamba kikaba gifasha mu kurwanya indwara zijyanye n'ubuhumekero, indwara z'ubuhumekero. Kumwe ujya wumva rimwe na rimwe inkoko zifite nk'akantu k'inkorora. Buriya inkoko hari ukuntu zigwara inkorora, ariko iyo wazihaye ano mazi arimo igikakarubamba nayo azifasha kuba zahangana n'iki kibazo cy'inkorora, bityo zikagira ubuzima bwiza cyane. Ubu ni uburyo rero nawe ukwiriye kumenya. Aya ni amakuru uba ukwiriye kumenya nyine nk'umworozi, kugira ngo nawe uteze imbere ubworozi bwawe. Uba ugomba kumenya ko ibi bimera nyine hari akamaro kenshi bifite, ko nawe ari ngombwa kujya ubikoresha, ariko nanone icyitonderwa ukamenya kubikoresha kuri quantité zikwiriye. Iyo ubikoresheje kuri quantité yo hejuru cyane bishobora kuba byagira ingaruka kurusha uko wakoresha kuri qualité yo hasi. Niyo mpamvu uba ukwiriye kumenya nyine amagarama akenewe. Twarebeye hamwe ibintu bijyanye n'umunyu muri video yatambutse. Niba nayo utarayireba wayireba hano kuri Caro TV Show,
ukareba uburyo umunyu nawo ugira akamaro. Ariko ibi bintu byose bijyanye n'ama additives bisaba kubikoresha ku kigero cyo hasi, kuko iyo ubikoresheje ku kigero cyo hejuru hari ingaruka nyinshi bishobora kuba byagira kurusha icyo zakemura. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya quantité uzakoresha. Yes, hanyuma rero dukeneye ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibi bintu namwe mubyumva, bityo dukomeze kugira ibitekerezo bishya byo kubategurira izindi video nziza ziri imbere. Hano ni kuri Karo TV Show. Reka mbashimire wowe ugejeje ahangaha, mwese mumaze kureba iyi video, ndetse nawe ugejeje ahangaha ukireba iyi video, ndagushimiye. Niba utarakora subscribe uyikore. Ubundi reka dushimire Fabrice uri kuri kamera, iri shusho ryiza mubona niwe uba wabigizemo uruhare. Ndeka nawe tumushimire nyine kuko aba yabikurikiranye neza, ishusho rikabageraho risa neza rikeye.